nongeye kubasuhuza abakunzi ba Home Secret TV. Uyu ni wa mwanya w'amasomo cyangwa se isomo rya Microsoft Word. Twavuze ko tugiye gufatira hamwe tukareba ko abantu babisabye twabasubiza. Ubushize twarebeye hamwe ushobora kwandika text ndetse nuko ushobora kuyisiba. Urabona ko text yacu iracyahari, niyo twariho dukoresha. Ndagira ngo nyifashishe turebe uko umuntu ashobora kongera ubunini bw'ibyo ari kwandika cyangwa se akagabanya, hanyuma tuze gukomerezaho n'isomo ry'uyu munsi nza kubabwira mu kanya. Ubushize twari twanditse ngo good morning dear. Hano iyo umaze kwandika wenda ibyo wumva ukeneye ushobora gushyiraho akadomo, ni urugero kugira ngo ufunge interuro yawe. Ariko hano iyo usuhuza good morning my dear, ntabwo ushyiraho akadomo ahubwo ushyiraho exclamation notes, ushyiraho agatangaro. Tuzagenda tureba uko umuntu ashobora gukoresha izi points zigenda zisobanura icyo umuntu ashatse kuvuga, utubazo, udutangaro, akadomo, akitso, gutyo. Hanyuma rero iyo umaze kwandika iri jambo ryawe, twabonye uko uryandika, tureba n'uko urisiba. ndagira ngo turebere hamwe icyo bita guselekisiona. Hano guselekisiona bishobora gukorwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bwihuse, niba ushaka guselekisiona interuro yawe yose uko yakabaye, ushyira mouse, aka kari gutembera hano ni mouse, aka ni suri. Mu kinyarwanda ubwo bakita imbeba, ntawamenya, wenda ushaka kubimenya mu kinyarwanda nk'abantu batazi indimi. Suri ni mu gifaransa, mouse ni icyongereza, mu kinyarwanda cyiza ugenekereje ubwo ni imbeba. Kano kari kugenda. Rero iyo ushaka guselekisiona ushyira mouse yawe hano imbere y'interuro ushaka guselekisiona igihe interuro uyikeneye yose. Iyo ukanze rimwe kuri left click cyangwa se kuri curseur y'ibumoso, ni kuriya bimera, bita biza muri aka kantu k'igitaka. Noneho uburyo bwa kabiri, ushobora guturuka hano ibumoso, hano ugashyiraho suri, ugakurura, ugakanda ukagumishaho, ugakurura bitewe n'amagambo ukeneye. Icyo bino bikora ni uko ushobora kuba ukeneye ijambo rimwe cyangwa abiri utayakeneye yose. Iyo ushyize hano uba ukeneye interuro yose, nta kintu witayeho by default. Ushobora kuba ukeneye ijambo rimwe ryo mwaha hagati, ugashyira suri hano cyangwa mouse cyangwa imbeba yawe, ugakurura, ugakanda ukagumishaho, ugakurura, ugahitamo ijambo rimwe ukeneye. Hanyuma niba umaze guselekisiona ijambo ryawe, hano hari agataburo gahita kazaho, tukirengagiza, gashobora kutaza cyangwa se waba ukiritse wihuta ntikaze, cyangwa wagira nka gutya kakava, urabona ko kavuyeho, kaza nyine ukibikora kagahita kagutenguha kakavaho. Icyo ukora nta kindi, uruzana ya mbeba yawe ya mouse cyangwa se suri according to the language do you use. Urabona hano turi home, hano haba harimo file, haba harimo ibyaho bimwe twariho tureba. Hano ni home, hano harimo tuzagenda tubireba byose kugeza tubirangije.
mwebwe mujye mushyira muri comment icyo mukeneye ko dukora kugira ngo uzatugire usigara cyangwa tukamukereza. Tujyane abantu bose tugende tujyane. Hano ni good morning my dear, niko twabigize, twabiselekisiona. Ushobora gukora gutya, shyira suri hano ku ruhande cyangwa se mouse hano ku ruhande, ugakanda ukagumishaho ugakurura ukageza aho ushaka. Waba utabikoze ugashyira suri yawe hano imbere ukeneye hejuru yose ugakandaho. Aka gataburo twavuze ngo gashobora kugutenguha, nicyo turi kureba. Uhita uza hano kuri home ukamenya gashoboka ukareba neza kuri home. Hano hari utuntu tugiye dutandukanye, hano biterwa n'icyo ugezeho, ariko hano tugiye kureba uko umuntu ashobora kongera ubunini bw'aya magambo twanditse no kubugabanya. Uri kubona utubare hano, iyi ni format twakoresheje twandika, iyi ni ingano y'inyuguti zacu. Hano ushobora kuza hano ugahitamo, urabona uko umanuka uko uzamuka bigenda bigabanuka biniyongera. Kadufate ahangaha cyangwa se hano 26, urabona ko bibaye binini bitandukanye naho byari biri hano. Hano bibaye binini, urakanda bihita bimera gutya, kugira ngo mwabibonye bibaye binini. Kuvuga ngo niba dutangiranye iri somo kugira ngo bijye bigufasha binakorohere, ikintu cyose uzajya ushaka guhindura ku bintu wanditse, byaba byiza ugiye ubanza kubiselekisiona, selection, gushyira suri yawe hano ugaselekisiona, cyangwa se ushobora no kuyishyira hano imbere ugaselekisiona ubikeneye byose. Ukeneye nk'ijambo rimwe nk'iri ngiri, ukeneye ko riba ritoya cyangwa rinini, uriselekisiona ryonyine. Noneho ukaza hano nk'ibisanzwe, ushobora guhitamo kaba gatoya nk'uku, good morning my dear, ukagakandaho, urabona ko kabaye gato. Ushobora guhitamo ko kangana na biriya twanditse ugashyiramo size yabyo. Ushobora guhitamo ko kiba kinini kubirusha, yabibonye ugahitamo, kubera ko wagaselekisionnye konyine. Iryo niryo banga ryo gukora selection ukoresheje mouse, ukoresheje suri cyangwa se imbeba yawe, udashyize curseur hano imbere. Ni uko ushobora guhitamo ijambo ukeneye, akaba ariryo uselekisiona, ukakanda ukagumishaho, ukanda ukagumishaho, ugatambikisha ukageza aho wumva ukeneye, akaba aricyo ujya kudiringa nacyo, kugira ngo mwabibonye. Iryo rero isomo ry'umunsi wa kabiri ndi kugira ngo tujyane, kubera ko n'ubu uri kwandika ushobora gukenera gukora headings cyangwa se umutwe. Umutwe rero ugomba kuba munini kurusha text, kurusha icyandikwa icyo uri buze gukurikizaho hasi n'urugero. Niyo mpamvu mbanje kubereka aka kantu ka selection no kongera ubunini n'ubutoya. Rero reka tugende akantu ku kandi, tube dusoreje aha ngaha kugira ngo hataza kugira utakara, aho uze kubona umwanya wo kubikora uburyo bwinshi bigenda byisubiramo, hanyuma tuze gukomeza n'irindi somo. Wibuke gukora subscribe, sharing ku nshuti zawe kugira ngo tuze gukomeza kujyana, ataza kugira usigara. Iri ni isomo riri gutangwa ku buntu kandi ntekereza ko riza kumvikana 100%. Wowe icyo utari bwumve uze kwandika muri comment, hanyuma tugihereho, cyangwa se wandike muri comment yawe usigemo na email cyangwa se WhatsApp number, ku buryo umuntu yabikora ku buryo bw'umwihariko. Ndatekereza ko turi kujyana. Iyi ni Home Secret TV, kora subscribe, like, share and subscribe. Ciao ciao.